Bakunzi bacu nongeye kubasuhuza mukaba muri kumwe nanjye Nsanzimana Alex. Uyu munsi nkabanje nje gukora topic umuntu umwe mu bakunzi bacu yatubwiye ngo tuzamukoreho ariyo indwara yitwa ibishishi. Tugiye kureba ese ibishishi biterwa n'iki mu magambo make mu minota itarenze 5 cyangwa 6. Tugiye kureba ibishishi n'iki n'ibyo twakora kugira ngo tubyirinde. Ubundi hanga amaso kuri ino foto nakoresheje manga muri kiganiro, urabonamo ibintu bigiye bitandukanye rero tuheraho gutekereza ibintu byinshi bishobora gutuma ugira ibishishi cyangwa uburyo ibishishi byawe biza. Kuri iyi foto urabonamo twakoresheje agace k'uruhu, twafashe agace k'uruhu niko bazuminze kuriya, harimo akantu ubona kameze nk'akayira kuva hejuru umanukamo hasi, ari ahantu niho umusatsi uba ufashe. Uri kubonamo utuntu tw'utudomo muri kariya kantu kameze nk'akayira, uri kubonamo n'akantu kameze nk'akabyimba ku ruhande. Rero turiya tuntu tw'utudomo turi muri kariya kayira ni bagiteri. Izo bagiteri cyangwa iyo mikorobe tuzita Propionibacterium acne. Hakiyongeraho kariya kantu rero nababwiye kameze nk'akabyimba, kariya gashinzwe gukora ibinure bidufasha kugira ngo uruhu rwacu rumere neza. Hari ahantu rero uhereye hejuru hari niho hantu hariho navuga ko ariho usohokera uhita uza hanze inyuma y'uruhu. Rero ni ukuvuga ngo ikintu kiba cyabayeho buriya kugira ngo uzane igishishi cyane mbere byeraho ni ukuba kari akantu k'akayira cyangwa k'akenge biriya binure byakagombye kuba byanyuzemo hifunga. Urabona nimba ibintu bishobora gutuma hifunga turaza kubireba, ariko tunabivuzeho harimo kuba ufite ikibazo cy'uruhu, nko kuba hari amavuta wisiga, ibintu wishyiraho nk'amapudire n'ibiki byose bishobora kuba bigenda bigafunga kariya kenge ibinure binyuramo cyangwa kuba ufite ariko iwanyu mumeze mufite ikibazo. Turiya tuntu twose dukunda kwifunga, ari ibintu biri mu muryango. Iyo twifunze bituma ziriya bagiteri zigumamo hariya, hakiyongeraho nuko ufite ibindi bintu byinshi cyane bituma usohora imisemburo myinshi cyane, ariyo imisemburo ituma usohora ya mavuta menshi yo mu ruhu. Urumva iyo tugeze mu gihe cyane cyane nk'umuntu w'umusore, iyo tugeze mu gihe cy'ubugimbi tuba dufite imisemburo myinshi cyane. Ariko no ku bantu baba bakoresha ya miti iboneza urubyaro irimo progesterone, cyangwa ariko umuryango wanyu mumeze mu muryango wanyu musohora iriya misemburo myinshi ya androgene, bituma turiya tuntu dushinzwe gukora amavuta dukora menshi. Iyo dukoze amavuta menshi ayo mavuta akagenda agahura na ziriya bagiteri, cyangwa ziriya bagiteri zigahura nayo, ikintu kibaho rero bagiteri ziragenda zigacamo uduce duto cyane muri aya mavuta, tugacamo amavuta tukaza kugira ku kintu twitwa fatty free acid. Urumva urugero ni acid murazizi. Rero iyo bigenze gutyo niho haheraho ariko ugira ibimenyetso byinshi cyane, hatangira gukomeza wangirika, kuko urumva muri make turiya tuntu ayo mavuta yaba yarabuze aho anyura, twenge twarifunze, bigatuma aribwo utangira kugira twa tuntu tumeze nk'utubyimba tuza ku ruhu. Rimwe na rimwe tukazamo n'amashyira, rimwe na rimwe tugaturika tukazamo n'udusebe, cyangwa mu kimwe hakazamo ibintu wagira ngo ni ibintu by'ibibuye bigiye biri ku ruhu. Mu bintu rero bishobora gutuma ukomeza kugira ibibyimba harimo nko kuba ukora ibisiporo byinshi cyane, cyangwa kuba wambara utwenda tukwegereye cyane. Urumva iyo wambaye utwenda tukwegereye cyangwa ibintu bikwegereye bituma bigenda bifunga uruhu, ubundi birangiza bikagera bigatuma bigutera ibibyimba. Ikindi gishobora kwiyongeraho ni ukuba ufite stress. Mugenzi wanjye yavuze kuri iyi channel yuko uyu muntu ufite stress zimutera ingaruka nyinshi cyane, rero no kuzana ibishishi nayo ni ingaruka muri zimwe. Ikindi ni uko waba ufite ibibyimba bitandukanye mu mubiri, cyane nko ku bagore hari ibibyimba bajya bazana iyo bafite kondisiyo bita polycystic ovarian syndrome. Iyo bafite iyo kondisiyo batuma bagira imisemburo myinshi cyane
iyi androgene igatuma twa dushishi cyangwa amavuta akorwa mu mubiri akomeza gusohoka gukorwa ari menshi. Urumva cyangwa ku bagabo, umugabo ashobora kuba afite ikibyimba mu mabya, nabyo bishobora gutuma yamisemburo isohoka ari myinshi. Ikindi gishobora kwiyongeraho ni uko waba ufite ikibyimba hari utuntu turi hejuru y'impyiko dushinzwe gukora imisemburo, natwo utwo tuntu dufitemo ikibyimba nabyo bigutera ibibazo by'uko wagira ibibyimba. Urumva rero ibyo bintu byose bishobora gutuma usohora ibinure byinshi. Umuntu ukora ibinure byinshi cyane bitera ibyago byo kuba wagira ibibyimba. Rero no ku bantu banywa iriya miti yo kwa muganga igabanya ububabare cyangwa bitewe n'ikindi kibazo, akenshi steroids irimo imiti iri mu bwoko bwa steroid nayo bituma usohora imisemburo myinshi cyane. Nk'uko mubyumva akenshi cyangwa mubizi, urabizi ko abantu bakunda kuzana kugira imisemburo myinshi cyane ari abasore bari mu myaka y'ubugimbi cyangwa abakobwa. Abiyongeraho niba abagore bakoresha iriya miti iboneza urubyaro, nabo bafite ibyago byinshi byo kwandura ibishishi. Dukomeje rero twakomeza tuvugira hamwe tureba se ibishishi ubundi iyo mbirwaye n'iki nakora. Ubundi urwaye ibishishi ikintu wagakwiye gukora cya mbere ni ukujya kwa muganga ugafatanya n'umuganga ushinzwe uruhu, kuko iyo umuntu arwaye igishishi wese siko ajya kwa muganga, ajya kwa muganga kuko byatangiye kumutera ibibazo byinshi cyane. Uri wenyine ikintu wakora ni uko kwirinda ibintu byose ugenda wiyomeka ku ruhu nk'amavuta, cyane cyane amavuta ya gikotori cyangwa ziriya pudre abakobwa bitera. Biriya bintu byose bagenda bigafunga twa twenge bya binure byakombye kuba binyuramo, byarangiza bikagera gute bya binure bikagumamo ahandi bigatezamo bya bibazo twagiye tubona bigaragara ku ruhu cyangwa ari byo by'ibishishi. Ikindi wagakoze wakagombye koga neza n'amazi ari mu rugero adashyushye cyane cyangwa adakonje cyane. Warangiza ukoga n'isabune ya tembo. Wamara koga n'isabune ya tembo, warangiza ukareka kwisiga, kuko n'ubundi ufite amavuta menshi cyane kwisiga si uko ari ngombwa, ariko iyo ubonye wenda ugize umwera mwinshi cyane niba unisiga amavuta byakaba byiza wisize amazi. Ikindi wagakoze ni ukujya kwa muganga nk'uko nabibabwiye, ukajya kwa muganga wawe wowe n'umuganga w'uruhu, baragufasha bakareba ko nta bya bihimba twabonye ushaka ufite mu mubiri cyangwa udafite ibintu byatuma gusohora ya misemburo myinshi. Barangiza bakaguha, iyo babonye nta kibazo ufite cyangwa ugifite babyitaho, cyangwa basanga nta kibazo ufite bakagenda bakaguha imiti yica twa dukoko tuba turimo muri ka kantu mo imbere. Ubundi warangiza ukagenda woroherwa buhoro buhoro. Yego bisaba igihe, ariko ugenda woroherwa buhoro buhoro ku buryo bizarangira nta kibazo, bizagera ku rwego rw'uko wumva ntacyo bigutwaye. Turebeye hamwe ingaruka zo kugira ibishishi rero ni nyinshi kandi ni na mbi. Ingaruka za mbere ni uko zangiza imikorere yawe ya buri munsi. Urumva kugira ibishishi mu maso bituma uzana ibintu byinshi cyane byo kwihisha, byo kutajya ahantu abantu bagaragara, ukumva urabangamiwe bikakwicira akazi nk'uko byagaragaye. Bikaviramo ibibazo bya depression cyangwa anxiety, bikagutera stress mu mutwe nk'uko byagaragaye muri Philippines. Bakoze ubushakashatsi bagaragaje ko mu bantu barwara ibishishi 8% bagerageza bagira ibitekerezo byo kuba bashaka kwiyahura. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ikindi cyongeyeho ni ukuzana ibintu by'ibibara byinshi cyane mu maso. Urumva iyo wazanye ibara byinshi cyane mu maso, nazo ni ingaruka ziyongeraho bishobora kukongeraho na depression, cyane cyane ku bakobwa, kuko muzi abakobwa ntabwo baba bashaka kugira mu maso hanyura hameze neza. Urumva iyo bazanye ibintu by'ibara byinshi mu maso birababangamira. Ikindi ni uko ushobora kuzana ibikovu byinshi cyane. Izo nkovu ziba zaturutse kuri bya bishishi, nazo ni izindi zishobora kwiyongeraho cyane. Dusoza nababwira ko mwari muri kumwe nanjye Nsanzimana Alex, nkaba ndi umunyeshuri muri Université y'u Rwanda. Nawe utaha murakoze.